hari amakuru ari mu ikipe ya APR Football Club ku muntu bita Dauda Yusufu. Dauda ejo bundi abantu twatunguwe no kubona no muri 18 atarimo. Nyamara hari amakuru yavuga ko Dauda wari umukinnyi wari watoranyijwe wari muri 18 cyangwa muri 11 aho yabakuza muri 11 ngo bageze Nyamirambo umukinnyi ntabwo yahageranye na equipe. Dauda urumva afite ikibazo gikomeye. Dauda niwe mukinnyi ushobora gukora ibintu bitakozwe n'undi mukinnyi. Ibaze ko Dauda barimo abakinnyi barimo binjira muri bisi baramutegereje ko yinjira muri bisi baramubura. Urumva bajya guhaguruka Ishyorongi kuri lokale kugira ngo bajye Nyamirambo gukina n'ikipe Kiyovu. Ubwo team manager avuga ati se Dauda ari hehe ko ntamubona mu bakinnyi, kuko ngomba kubanza kureba abakinnyi bari muri bisi mbere ko bahaguruka kugira ngo bahaguruke bose buzuye. Abona Dauda ntarimo. Urumva Rugaju abonye Dauda atarimo aramuhamagara aramubwira ati Dauda uri hehe duhaguruke tugende. Dauda aramubwira ati rero muntegereje nabatinza. Urumva nyamakuru nakuruye ati mugende ndabasanga Nyamirambo inka yanjye. Ubwo baravuga bataho kugira ngo dutinde twese reka tugende dusanga Nyamirambo ibindi byemezo bizafatwa inyuma. Dauda yageze Nyamirambo ikipe yamaze kwambara yamaze kwambara n'umutoza pikiza 11. Yego avuga ati turabanza amaba turakina muri ubu buryo urakoze kuyubaka neza iyo nkuru mujye muri warm up. Nanjye ndakandagiye kuri Kigali Pere ndakomerezaho kugira ngo abantu bumve neza ibintu bya Dauda batabitwara uko utariko. Hari abantu bavuze ngo Dauda ngo ntiyari ari muri camp ngo yabwiye equipe ngo ndaza kubasanga yari ari muri camp. Icyo kibazo cyumvikana yari ari kumwe n'abandi. Ko hari abantu bajya bashaka kubeshyira umuntu ko yazira gahunda za bikini bicy'abakinnyi bajya muri hariya zitanuko zira za Rwubusisi ngo yari yagiye muri izo gahunda. Yageze ku kibuga ahubwo hagera cyererewe. Ariko rero naje kubaza bamwe mu bantu bazi ibintu cyane bakurikirana APR hafi bavuga ko bakiba no muri zino apartment ziri Kicukiro hano hafi yo kwa Jesus babaga ba Dauda. Dauda by nature abantu bateye gutyo kwizigira. Hari abantu bitegura ku segonda rya nyuma bakererwa cyane. Dauda ni ibintu bimubamo akunda gukerererwa nyine ibintu abikora à la dernière minute. Akora ibintu nyine sinzi nyine abantu bakaraba habura nk'iminota nk'itanu bakisiga biruka nyine ibintu byose akabikora nyine ubona harimo akantu ka retard. So niyo mpamvu n'ibihano bye binaramutse bibayeho ntabwo byaba ari ibihano biri grave kubera impamvu ebyiri. Nubwo ari umuco utari mwiza gukerererwa ariko at least ari kumwe na groupe aranahagera akererewe. Itanari rero buri habari regulations zivuga ngo iyo ukererewe ucibwe n'amafaranga ngahe cyangwa se wenda bigenda gute. Ku buryo ntekereza yuko si ikintu cyafata igihe kinini ashobora kumusebya wenda match imwe kugira ngo yitekerezeho gakeya ariko bakamugabana muri groupe kubera ko nanone n'umukinnyi w'ingenzi. Iyo biza kuba yakoze ikosa rikomeye wenda ryo kutaboneka ku kibuga cyangwa se akaba yagiye mu zindi gahunda bafite match ibyo byari kwa grave. Ariko kuva bari kumwe hakaba gukerererwa amakuru ndi kubona ari kuvuga ko bafashe umwanzuro bashobora kumushakata n'amafaranga rwose ngo ku gatandatu ejo kwa gatanu bakamusha amafaranga baramureka kine na polisi ariko bategure neza uburyo bwo kumuhana kuko baravuga bati gushobora udashobotse ni ikintu kitihanganirwa muri APR. Ariko dore nkabiriya ubundi baba barashyizeho internal regulation. Reka njyane na rigani nta gatoya abantu ntibazajyaniranwe na cliché cyangwa se na mu Rwanda tugira ikintu kitari cyiza cyo gukunda kwambika umuntu isura yego ikakwira muri rubanda abantu bagacika igikuba kandi rimwe na rimwe n'ikinyoma bikarandarana gutyo ari ibintu birabuza by'ibinyoma by'ibihimba udashobotse. Amakosa wowe akazi ukora iminsi 365 wayimara utarakerera ntibibaho biragoye ni ibintu bidashoboka. Wayimara wenda utarasiba urumva ni ibintu bibaho c'est normal. Hari ukuntu Dauda ari umukinnyi mwiza kuri ubwo bwiza bwe bamwambike kirije ngo arashoboye ariko ntashobotse birangire APR bizatari ko twebwe nk'amajeshi ibintu byacu ni ku murongo. Urebe nk'umukinnyi bayabasheshe nk'amasezerano ye umukinnyi yo kuri level nk'iya Dauda bamwambure nk'amasezerano ngo kwera ko bamaze kugira zino kontra kwizigira ibyo bintu bakabyambika umuntu ubundi abatoza nyamara hari uburyo babishyira ku murongo urabona ko gusiba match ubundi nk'iburayi
uzabireba batoze yakinjira muri ekipe yishyiraho icyo bita internal rules cyane ntabwo nubwo biri ekipe bizamo uzi ko abandi baba bafite ako nakita nk'agaseke ka ekipe iyo ukoze ikosa nkariya ryo gukerera abaravuze ati wenda tuzagucaje wenda nk'amayero wenda nk'igihumbi muri abakinnyi b'Iburayi cyangwa se nk'ibihumbi 2,000 wenda nka Daud ushaka kumwe ati turaguhanisha kugucira wenda 300 by'amanyarwanda ayo mafaranga mayashyira muri kesi ya ekipe uzi yafete mukora isoza sezo yego cyangwa nka bya bikorwa bya charity nka ekipe ijya gusura wenda nk'abana b'imfubyi ayo mafaranga uteranya wajya ubakata wasibye imyitozo wasibye ibicyo ukateranya yajyana miliyoni nk'eshanu mukagera mu kubakira wenda tuvuge wenda nk'umuntu utishoboye wenda wifarira cyangwa abata abantu bo mu murenge wa Shyorongi tugaburiye wenda mituweli nuko bita umufana mwiza wa sezo abantu babyumve si ukoroshya ikosa ni ukwanga ko abantu bagrave ibintu kuri situation bakabigera nk'aho Daud yishe umuntu yakerewe yari kumwe n'abandi agera ku kibuga asanga yakerewe ekipe iri kwambara nawe bamuhanisha kudakina ntibamuca amafaranga hagaruke muri ekipe akenshi nyine arakugora ni baba winga bakugora ku buryo kuruwariye niyo yubakirwaho ni nkayo threats kuri adversaire si ibyari ibitego ariko donc si wowe assisting ibitego cyane si nawe wenda ubitsinda ariko niwe uderanja kugira ngo provoke uburyo bwo gutanga ibitego niwe ubafasha kubona amakufrase niwe ubafasha kubona amakona se niwe ubafasha guhindura izo crosses bakuraho abandi bagasubiza mu izamu ikindi riga nkunganiye ariko Vininho sinabona nyine urumva nkunganiye kuri ibyo navuga cya Ojera uburyo ya cyangwa se n'ibi bya Aziz Basane kuranya nuvuga ngo nudatsinda ibitego ariko nuvuga ngo uko kuntu imipira myinshi ikinirwa kuri ku ruhande rwawe nuvuga ngo defense ya adversaire yatanta nuvuga ngo umwe muri abakinnyi bakina muri axe buri gihe yatanta kuza gukora couverture kuri rwa ruhande wewe wamenashije cyane cyangwa se utabara umudefenseur umwe mu bakinnyi bari gukina hagati muri baba double casser adversaire afite buri gihe yisanga ahengamira ku ruhande urwo ruhande Aziz Basane arimo aramenasa cyane ku buryo nano iyo rero uri gukina na ekipe hantu umuntu buri gihe ari kuza ava biba bimeze nkaho hari abakinnyi babiri buri gihe iyo ufite baro uba umeze nkaho wakuruye iyo wakuruye ukereya espace nuvuga ngo hahandi umwe avuye aje kugira ngo yunganire ugufashe urumva hari espace uba wakereye ubwabyo no gutatsinda ibyo bitego cyangwa se utanatanga iyo assist ariko nibura hari espace wowe kugira umupira kwawe cyangwa se no kuza gukereya no kugumana umupira bitanga kuri adversaire ku buryo wa mu numero 10 wamwataka abasha kuza kubona ubwinyagamburiro kubera ko wowe hari umuntu wa kabiri wavanye muri place yiwe bituma mwebwe muza kubona muza gukina ari analyse mu kanya Mugaragu yavugaga ku ikipe ya Mukura Victory Sport iyi match ya Rayon Sport na City Boys bayikinaga ari kubona nyine ko plan zabo no gutegura match ya Mukura Victory Sport ngira ngo yari ikipe ntoya yo kugerageza n'abandi bakinnyi batajya babona umwanya wo gukina ariko wabonaga nyine ko n'ubundi muri mu bitekerezo Rayon Sport twabanza kwishima hari akantu ka relief hari akantu k'ihumure kabaye muri izi match nyuma y'igikombe cy'ubutwari batsinze match ya AS Kigali muri championnat batsinda match ya Police muri championnat yego batsinda City Boys zimaze kuba 3 right ubwo zibaye 3 zikurikiranye agiye kuzaho Mukura 3 zikurikiranye harimo n'ebyiri nziza cyane rwose nziza harimo match ya Police ni match ikomeye na Asiga amahire yabaye ko APR yo yatakaje match 3 za championnat ziheruka APR yatsinzwe na Al Hilal APR inganya na Bugesera inganya na Kiyovu navuga muri champion ntabwo mvuga muri Peace Cup ibyo byatumye Rayon Sport nitsinda Mukura APR izabirusha amanota 3 gusa ko APR ifite 38 Rayon ifite 32 ariko Rayon ifite umukino umwe w'ikirarane ko Rayon imaze gukina imikino 19 mu gihe APR imaze gukina imikino 20 bivuga ko Rayon nitsinda Mukura ariyo mpamvu wari uvuze ubajije uti babonaga bakina na City Boys batunye effective cyane ariko wenda ibitekerezo byabo biri ku yindi match kuki rero match ya Mukura iri kurusho ari naho tubwira abareyo tukavuga tuti aha nicyo bita do or die nuko iyi ni match ibashyira muri position yuko muvuga ngo APR igiye kuturusha 3 gusa burya amanota 3 mufitanye match retour ibintu byose babisa naho bitangiye A0 sinshaka gusuzugura ubushobozi bw'ikipe ya APR kuko I know how good they are nubwo amaze igihe batitwara neza muri championnat kwa APR ni ikipe nziza na Rayon Sport nayo kuba ari ikipe iri kuri chance biragaragara
yego bari gutsinda ariko haracyarimo ibyo gukosora, ariko all in all bagomba kwishimira byibura izi resultat babonye izi match ebyiri AS Kigali ndetse na polisi kugira rero ngo zitaza kongera kugira ikizikoma mu nkokora kuko once bagerera gato wenda Ibera agiye kutwinjiza muri Mukura twaze tubiganira ejo bundi n'uburyo nawe yahindutse mu bwugarizi ku buryo itakiri nziza nk'uko yari imeze muri Fazari nyuma yo gutakaza Obedi na Abdul. Ibere n'uyizi cyane arayiganira uko iheruka n'uyiheruka arayijyamo, ariko njye navuga ku bintu nka bitatu Rayon Sport gusa isabwa kuri iriya match ibintu bikagenda neza. Icyambere hari ikintu cyo gutuza cyamaze kubaho, uribuka abantu bose bari kuvuga umutoza ngo nta kirimo umutoza ngo ibiki at least ubu ngubu ngira ngo hari umufana ejo bundi numvishe mtipe witwa Ferdinand w'Imuhanga hari igihe rwose ajya agira amanalize meza, ni Karikeza baganiraga kanciye mu maso Karikeza no nanjye kanciyeho nimugoroba yavuze akantu keza ku mutoza. Buriya mu bafana hari umufana uganira ibintu ukumva vraiment abashyize n'ingingo afitemo gatushe tekinike vraiment keza nk'umunyamupira. Yaravuze ngo no Bruno Ferri ari gukora neza tumuhe icyizere. Umutoza Bruno Ferri iyi match ni y'abafana kumufasha no gutanga message ko turi kumwe, we pressure yamuvuyeho nyuma yo gukora izi match ariko yanamugarukaho mutamufashe gutsinda iyi match igiye kuzamuka. For me iyi match impamvu ari kapitale rero ni match yo gusilinga, yo kuvuga ngo tugarutse muri title race, tugarutse mu rugamba, kuko bayitsinzwe aperi gatsinda akaba 6 still nta kintu cyangwa 6 akagumamo still ntago bazaba bagifite icyizere. Ariko kwitsinda kuko match buriya bajyavuga kwizijya ngo buri match igera amanota 3 ariko hari na time igiye mu ikindi esa ya 3 tugiye kubona cyangwa twabura avuze iki ubonye biri Arsenal uryo tuyasesenguye cyane afite agaciro kubera yuko ayo ngayo Man City nayo barako ni gutsinda izagutwara igikombe so amanota nubwo ari 3 ku makipe angana, ariko timing igihe uyatakarije cyangwa igihe uyaboneye bifite akamaro bijyanye n'igihe. So igihe rero Rayon Sport irimo iyi timing iki gihe ni igihe cyo kudakora ereri, kuko ikindi kintu cya kabiri yahita yica apari yo kuvuga ngo twegereye aperi tuyihumekeye mu bitugu cyangwa ku ijosi. Ni ukuvuga ngo yakongera kubasubiza muri ya faze yo kwidutaho kwishidikanyaho habatse none se dushobora gutsinda polisi tugatsinda AS Kigali tugahita tunganya cyangwa tugatsindwa na Mukura, ubundi ubwo ngubwo ikipe koko iri gufata cyangwa turi cyakindi cya inconsistency kiracyarimo. Icyo ngicyo psychologically rero ni ikintu gikenewe cyane ko abakinnyi kitigera kibafata. Nagwa urugero nakubwaga iyo match zibaye 5 bavuye mu kipe yagize icyo kintu cya form za match 10 bakaba ikipe yagize icyitwa winning momentum, za 15 bakaba bagize perfection. So bakeneye byo bara gukora utumatch 5 twiza confiance, haba umwuzuro w'ikintu, haba ikintu gishyitse muri bo mu mutwe bavuga bati no niyo sivuga ko match zose bazazitsinda muri retour ariko hari izo uzatsindwa, ariko timing igihe uzitsindiwe ikabita ko affecta nkuko wahita utsindwa, kuko reka byite Rayon Sport ni nk'umwana usa n'uvutse muri champion kuko yari yarihebye ivuga ko bidashoboka. Imana ya indi wa mugani y'abareyo irabafasha aperi iratsindwa, aperi erega yabonye amanota 2 ku 9 yego mu gihe Rayon Sport yabonye 6 kuri 6 naho champion igarukiye. Ubwo rero bigarutse batabikekaga batakeka ko aperi atakaza kuri Kiyovu no kuri Bugesera no kuri Al Hilal yabona kuri Emelec match yari yabanje mbere gato ya aperi wibuka ko yari yangagije ntabwo byibuka cyane kimwe erega aperi ko muri match 5-0 kaza champion ushobora kubita bojya amanota 5 niba ari 5 cyangwa 6 gutyo kuri 15 yabonye 3 ya Gasogi baciruka gutsinda ibona rimwe kuri Bugesera ibona rimwe kuri Kiyovu bona 5 irataka ibona rimwe kuri Emelec yabereka gibari kera mbere gato basoza faza ko faza turi tangiye iyo turi kuvuga yabonye 3 kuri Gasogi ibona rimwe kuri Bugesera ibona indi rimwe kuri Kiyovu gusa 5 hanyuma isirwa na Al Hilal isirwa ikirara erega match 5 heruka ibonye 5 yatsinze mu match 5 heruka yatsinze match imwe gusa itsindwa imwe yatsinze match imwe itsindwa imwe inganya 3 muri champion mu gihe Rayon muri 5 zeruka Rayon muri champion yatsinze terakajisho
abantu bumva iyi match ya Mukura uburyo ari match ni match nicyo kapitale ni ugupfa no gukira Erega Rayon Sport kuko niyo yabagarura ikabegereza APR yagira 35 APR ifite 38 banzu bereke nabo ese bo bitwaye gute uvuga ngo kugeza ubu Rayon Sport bitane hero yego match jana heruka Rayon Sport ifite win ebyiri na draw ebyiri no gutsindwa rimwe urakoze cyane urumva ko ni ibintu bibarika byibura at least niba yaratsinze ebyiri kandi ebyiri na Al Hilal kuba yatsindwa 4-0 yahise inganya na Al Merrek 2-2 ni match ikomeye inganya na Mevese 1-1 Muhanga ihita itsinda AS Kigali 1-0 ihita irasa Polisi 1-0 iraza wazibonye 8-15 mu gihe APR yabonye 5-15 yego ayo rero 3 mwareki 6 Rayon Sport APR yabonye 6 yanganje 3 itsinda rimwe ariko APR ifite umukino imbere ufite umukino umwe uwo rero niwo ndi kuvugiraho uwo rero utuma muhita muzamuka mukava ku kuba mwebwe mwavuga ngo APR turayegereye cyane uwo nguwo niwo mugomba gukora akantu ka gatatu gakomeye imbere bitegerejamo muri Mukura Rayon Sport yakiriye match ifite icyo bita full force wenda ntazaza mu kibuga kapiteni kuko yatangiye imyitozo kwa mbere ashobora kuba ataraba 100% Yusudiyanye ariko none twabonye ko umutima wa defense uko ari kwitwara Clement na Kosori Emery ndetse na Chimanga c'est pas mal Kabange kuri kabiri twese tubaze kwibona ko cyangwa Obedi uzajya kuri kabiri uzakina kuri kabiri ariko uranamukura Obedi yavuye mejo barashaka kuba yatereka kirema akantu ko kugarira kirema gusubisha banamwica azakina Obedi gatatu ubwo niganijoro Olivier ntuvuzamu wundi wa kabiri mu Rwanda ntayega Yezu birazwi Olivier ubundi ngiye mu bari nyuma Fiacre ubu ngubu bari imbere bari imbere Fiacre yavunitse ko ntabwo ari gukina bari mu myitozo ye ku giti cye gishweka ni uwa mbere ubu gishweka ni 0 gishweka zizamukwe gishweka no baramubonye kuri match ya Polisi turakomeza tuyipanga gishweka no ndakomereka bashatse kumusimbuza na ambulance yageze mu kibuga Emery yarirutse ajya kuri bench aravuga ati ndamuzi gishweka twarakinanye kuva turi abana mudakora ikosa nimo kuba ati gishweka urwaye araruta abazamu basimbura ari bazima mumureka isoze gishweka zizamu bigaragara ko bafite umuzamu mwiza defense Mediano babonye ibisubizo Mediano ndayishimiye Richard arahari cyane mwiza cyane Bangara wabo arahari umupeti wakinnye match ejo ntarindwa Aimable arahari Rikao Pizarro yaje baburaga mu byumva Abeda arahari yego Samuel Gruare Ngonga arahari abawinga barahari ba Tony Kitoga barahari yaragarutse Basane yarakize urumva Vininyumba mwemera mutamwemera na warahari wamwe rutamwemera yarakize Kumana Asmani bajya bahengeka nta kibazo ba Rutayizamu barahari Asmani na Forgan ireye umukinnyi dafite rikenewe na Nisudiyanye gusa kandi Emery yamusigariraho neza cyane bivuga ngo ahigiye kwipima ivuge ngo tugiye gukora iki muri iyi sezo niba dufite abakinnyi buzuye niba tutari kuri pressure tumaze imisi twitwara neza niba tubizi ko adversary wacu banamukozemo defense bayihungabanyije bakwema abakinnyi niba tubizi neza yuko iyi match iri butume APR turusha 3 gusa no kuvuga ngo ni match capitale no gupfa no gukira ibe kibazo ubwo Mukura ndabyiruka kuri Mukura ubushobozi irabufite icyo kuyivugaho Mukura ifite ubushobozi ariko ubushobozi ntabwo byo twavuga ko ifite full force cyangwa se 100% kuko hari ibibazo navuga nka bitatu biri kwigonga icyambere nabakinnyi yatakaje kandi mu buryo itari yateguye babanzamo rwose ntabwo yari iteguye gutakaza uyu musore Ishimwe Budoroge muri APR bituma irekura Obedi wa Mukiza ajya muri Reyo naje kumenya ko rwose banabwiye nabi cyane MD bamubwira bati kuki watanze Obedi kandi ubizi ko tutizeye kugumana Ishimwe Budoroge baramurakaye ntabwo byabashimishije nyine kubona hasohotsemo abakinnyi babiri muri defense yabo muri bane bahari babiri baragiye aho erega ni 50% umuaxiare na kabiri icyo kirabagonze ko baratakaje babiri muri defense yabo ikindi gishaka kubagonga kuri match tubwira n'abasimbura niyo bafite wabanza ukatubwira abasimbura Niyonzima Eric niwe wasimbuye umukiza ariko ntabwo baramwizera neza baravuga ati dushobora kugakinisha Niyonzima Eric cyangwa ni mwana utoshami Arvin turi kureba wa bari basanzwe
barimo se bari basaza barabizi ari abana bazamuwe Sha, barabizi. ni abana nyine bakiri bato ariko Eric ndamuzi Eric we Nyanza ndamuzi Eric neza. rwose n'ejo yakinnye neza Mu mutima wa Ariko defense. not the level ya Obed mu mutima wa Hanyuma, defense Abdul Jalil Abdul Jalil. Jalil bari kumukinisha na Tuyishime Emmanuel Emmanuel. bavanye mu magaju murabyibuka ya magaju ubushize uyu musore yakinagamo ni umusore w'umuhanga pe Ni umusore w'umuhanga rwose, Emmanuel yari amaze gufata umwanya ahubwo Jariru yaricaye Jariru yari yaricaye. Emmanuel yari amaze So kwicaza Abdul Jariru Jalil rero nawe nk'umukinnyi wakinnye sezo ishize yose ari umusitata nawe ntabwo nta kibazo kinini cyane iyindi dutahubwa iri hehe bafite abakinnyi ubona ko badoropinze fomu Yeah. basubiye inyuma ndahera ku muzamu Seboto Nicolas Nicolas yasubiye inyuma hari umureka kumwumva ntazongera ariko gukina. ubu ngubu umusore bita Jarike ni mu izamu rya Mukura. ni umuhanga ariko arabura experience Ndetse yita ku yasubiye inyuma bagenzi. bingana gutyo cyane ntazongera no kukijyamo Uyu- aho uyu- none se Seboto aracyabeshya Seboto nta ubu bakinisha Jarike ndetse ntabwo uzi ko tuyizere Sebwato yasubiye inyuma Tuyizere n'uziko Urya- cyane. arya benshi none se Yego ko. none se ariko ibintu birahinduka Seboto ntagikina Riga uyobe ko Jarike yatowe mu bazamu beza mu kwezi kwa 12 ibyo urabyibuka ako kantu abanyarwanda niyo mpamvu nanjye ndi kuba ni Sebwato cyagenze gute ngenda muduseho Jarike yaserwaga ibitego byinshi ndibuka yari gukora ya mipira kwizigira yamucikaga mu maboko cyagiye ibitego byagiye mukura itsindwa yakomerejeho kugira hari beforu match buriya mukura atakaje